no mureke ibyo bintu. I need everything about this story. Nari nkeneye inkuru kuko ngiyewe ntabwo njya nzana ngo ngo bavuze ngo oya turebe umurwaza warwaje uyu mwana kuva ku munota wa mbere byagenze gute. Mu nkandire hatimi ndabasabye abandi mutapinge screen please twagiye. Mwiriwe nitwa Nyina Ekrenia njya umurwaza wayishimye Odira twari turwariye CHK. Muri kubyumva aho yararwariye twaje CHK ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu tuje kwivuza nk'abandi bose. Tuhageze batubwira ko ibipimo bye biri hejuru bagomba kumwinjiza ibitaro. Tap your screen musharinga live. Batwinjije ibitaro badushyira muri ICU. Umwana yanditse kari mwibiki hano urabona ko yambwiye ngo ako nagapapuro yanditse agifite ubwenge bwo kwandika. Reka tugafungure ngaka gapapuro mwana yanditse wakansomera ushobora kwazomera ugasoma. Iki abenshi bati nabiboneka neza uzi ko ntabwo mbibona neza pe uzi ko buroye ngo mbasomere siko nsigaye narigeze umusomera twagiye soma. Abenshi bati si bose harimo 3 dukorana uzi ko Ngoga yamfashe ku ngufu. Nabibwiye Emi gusa numva ko nzamurega. Emi yambuje gusa nimbaho nzamurega. Emi yambujije kugira umuntu mbibwira. Ayiwe bro mundebere ngiyi akangaka ni kuri ya mwana w'umukobwa urabona hano kufati gusa nimbaho nzamurega ariko uzi ko umuganga yaramufashe amukorera ibyamfura mbi. Iyo ni video ya mbere wumve aha ni mu kiriyo. Reka dukomeze. Inshuro enye batwima imiti. Kuki mudashaka ibintu bigaragara? Birababaje mutega amatwi mwumve. kandi tumubona babucomera n'ibyuma dukeneye ubutabera urahari kuzamura ariko mututari Jesus. Mwumve hano njyewe iyi video ngibi tega amatwi wumve iyi video. kandi tumubona babucomera n'ibyuma dukeneye ubutabera urahari kuzamura ariko mututari bro.
Okay. Network ari gucika ariko. Kabano. Mwanyumvaga, mwabibonaga? twabibonaga Kabano. ntabwo network yacitse. Karame. Thank you. Okay. Mutapinge screen murebe hano. Mutapinge mwandike FYP. FYP mutapinge screen. Reba hano. Bro, birababaje. Murebe njyewe sinzi muri kubibona. Aha yaci yapfuye. Dore video ahangaha rubango nyuma y'amagambo avuze tega amatwi. Ni ibiki k'umugabo uyu muvandimwe cyangwa umusaza w'umukobwa kubera iki yasizoye, kubera iki yasaze? Exactly, ukuri ni ukuhe? Ibintu bimeze biti? Nagerageje, give me a second, ndashaka mwumve, ndaza kurangiriza ku ijambo ry'umuntuzo. Ngewe narababwiye ntabwo nzaza hanga mbabwire ibintu, no, inkuru ndayiterura nkayibaha nk'uko iri. Ngizi video zo kukira, murabibona ibintu mfite byinshi. Ngizi video ahanga bari gushyingura uriya mwana w'umukobwa. Hanyuma reka tugende noneho tuze hano tutangire inkuru ku muzi, noneho tubitangire byagenze bitubundi. What happens kuri Odira Shimwe? Odira byagenze biti? Mutapinge screen. noneho dufite n'ibindi Utega amatwi. turaza arabantu ndaje rata ndabiguha turi kode twose ujye utumwa ndaje ndabiguha twavuye no ku rugaga bateyeho reception ko babyakira. Ndashaka ibintu dore uyu mwana hano ahangaha imbere yuko yitaba Imana sister ngo bari gufata record. ngira ngo murabona ntabwo nshobora gufungura video zirasana ziteye ubwoba. Ngiyi video uyu mwana atarapfa akiri mu ibyuma kirimo sonde. Mwabibonye ahangaha ngira ngo muramubona uyu mwana mwaramukuriye yakoreshaga TikTok. Abantu muramuzi Odira. So rero inkuru itangira itya. nyine ukuntu bimeze ibi bipapuro nguhaye ni ibijyanye na wa muganga uko yireguye avuga ngo arabyemerewe ngo kuba yamufasha nyine. Ibyo nuko bamusomeye nabyo bimubwire, nushaka ni record y'umuntu bamusomeye ntabwo tuzi igihe urubanza rwe rwabaye. Twabonye bamurekuye kandi bamurekuye aje nibwo yahise apfa. Urumva atari ikibazo, bamucomoreye ibiriya byuma ntabwo bigeze batwereka byihagaritse. Twabaduhamagaye bamaze kubicomora. Tega amatwi. Noneho dufite n'ibindi kuko nyine niwe wamuhoragaho Umva hano. Ikibazo nuko ndi mu modoka reka ninyera Okay, let's go.
ukomeza umwandikire nyine igisebe kirahari nta nubwo kwanza ari igisebe n'umwobo harimo umwobo rero ejo banze ko dufotora rero ukuntu dushaka tuzafotora tugiye kumufata nyine nibwo tuzafotora tukakwereka naho ubu ngubu ejo banze ko dufotora bari banabihishe bamwambitse pampa sinzi ukuntu bavuze ngo duhindure pampa barabyanga turahatiriza bemeye nibwo twabibonye noneho turabaza baravuga ngo niba dushaka kumenya ibisobanuro by'uwo mwobo ngo twandike tubisaba ibaze kujya gusobanuza we ngo wandike ngo usobanuze icyatumye bamucukura uwo mwobo urumva atari ikibazo kandi iyo bajya kubimukorera byose bari guhamagara tugasinya uretse wumve nyine iyi ordinance nguhaye ni za zindi twavugaga z'imimbano reba ordinance n'ibitaro bya CHK bitanga bikoresha bike kuri duplicate bagateraho kashe mutapinge screen ndamushyiraho icyo bisobanuye noneho iyi ni lettre nyine banditse basaba ibisobanuro by'ibyo bagiye bamukorera nyine ubungubu nuko bajyanye ku rugaga nuko bagiye kurega nyine hahandi abakuriye abaganga bose ibyo byose nyine birebe ubikusanye hari kuburamo impapuro 2 ejo nzaziguha noneho banza bimuhe unamubaza ibindi bibura rekode nayo tugiye kuyiguha uyimuhe Niriwe nitwa Ingame Krenia. Okay. Ndashaka noneho mwumvishe byose urumva details zose ko zisabwa none reka tujye noneho kumurwaza warurwaje uyu mukobwa byagenze bite ubundi byagenze bite none ndashaka kugira ngo twumve ibyo umurwaza avuga mutapinge screen bataza kutumanura mutapinge screen bataza kunjugunya hanze please do it mutapinge screen bataza kutumanura mwumve ibyo uyu mwana w'umukobwa murebye intambara ukuntu abantu bari ku kiriyo barimo gusakuza reka tujye noneho kuri tele byagenze bite byifashe biti let's go my people sharing a live tapping a screen sharing a live utapping a screen utanga hatimi atange hatimi reka twinjire no mu nkuru nyamukuru ese hasigaye amasaha kugira ngo goro yanjye irangire hasigaye isaha imwe reka mande nshyireho hatimi kamvaneho zino ndege none ko nta muntu ufite wenda kumpa intege ko nta muntu wenda kumpa izi ndege n'ubundi ko nzi ko muri za nyamunsi okay kizaho hatimi 99 abantu muri bangahe mwamaze kuba 400 ndashaka abantu 400 guys do it munkandire kuri hatimi ababibasha dutangire inkuru noneho aha ngaha mwumvishe ko nabasabye n'abana mureke ibyo bintu I need everything about this story nari nkeneye inkuru ko ngiye ntabwo njya nzana ngo ngo bavuze ngo oya turebe umurwaza warwaje uyu mwana kuva ku munota wa mbere byagenze gute munkandire hatimi ndabasabye abandi mutapinge screen please twagiye Niriwe nitwa Ingame Krenia. Njyari umurwaza wayishimye Odira twari turwariye CHK muri kubyumva aho yararwariye twaje CHK ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu tuje kwivuza nk'abandi bose tuhageze batubwira ko ibipimo bye biri hejuru bagomba kumwinjiza ibitaro tap your screen musharinga live batwinjije ibitaro badushyira muri ICU mu cyumba nyine bashyiramo abarwayi nyine bagomba kongererwa umwuka turahagera umurwayi wacu mwiriwe nitwa Ingame Krenia. Ikiniga kiri kumufata bro Odira ikiniga kiri kumufata CHK akarekera ari kumwihangana twagiye CHK tugiye kwivuza nk'abandi basanzwe tuhageze batwinjiza ibitaro muri ibyo bitaro nta serivisi n'imwe twigeze tuhabonera n'iyinzimo kuko badutumye imiti barayiba bamaze kuyiba hari n'imwe bamuteye itari yo nyine ariyo yamuviriyemo biriya byose ibyo bivaho gutega amatwi bajya kumubaga
mu ijosi bavuye kumubaga abadogiteri batubwira ko bibeshye bamubaze nabi umwuka ugatana ukajya mu bihaha Mwiriwe ararira kwihangana urumva bazimaye ko bazimuhaga twageze hashaka kwivurizayo tuhageze batwinjiriza ibitaro hari ku itariki ebyiri natekereza imwa byumvita imisege njyewe ubwanjye umurwayi yakoreshaga bike yahageraga nitwaye nka Kenya ndashaka mwumve umubaza wa Shimodira nukuvuga ngo ari ndashaka kugira ngo byumve izi audio ni wumva iyi ngiyi yo hejuru nubwo ari kuvuga uraza gusanga ari kuvuga ibintu bita nani story ni nka testimony arazitanga mu buryo butandukanye arabisobanura niba bari gutangira avuga izina rye muri audio tega amatwi wumve njyewe umubaza wa Shimodira umukuru we twageze hashaka kwivurizayo tuhageze batwinjiriza ibitaro hari ku itariki ebyiri bamaze kutwinjiza ibitaro bagiye mu cyumba cyitwa ICU aho bajyana abarwayi babuze umwuka bari bafite ikibazo cy'ibihaha nyine tuhageze baduhaye serivisi itari nziza kuko umurwayi wacu ntabwo bigeze bamuvura dushingiye ku byo niboneye n'amaso yanjye bamuteye imiti itariyo ko imiti twagombaga kumutera yabaga ibitswe muri firigo ariko iyo bari bamuteye n'imiti yabaga muri tiruwari twarabibonye tubimenyesha ubuyobozi nta kintu babikoze network yawe yagiye nari mutinze ese ubundi sinavanaho n'ubundi ko ntacyo ndi kubereka sinavanaho ntuza nkabereka ntagize yego wabikuraho sinashyiramo ifoto ubundi nkabereka ngize n'ubundi ko navura imbere hejuru mutapinge screen noneho reka nzengere nibyo bibuze kumfasha mutega amatwi mwumve ngira ngo mwabonye ubundi hano ziri kuva tega amatwi bamuteye imiti itariyo ari mu bikari ko imiti twagombaga kumutera yabaga ibitswe muri firigo ariko iyo bari bamuteye n'imiti yabaga muri tiruwari mutega amatwi munzamurira twarabibonye tubimenyesha ubuyobozi tega amatwi ubuyobozi nta kintu babikozweho mwumve ubwo ibyo birangiye umuyobozi witwa Diane nawe atwandikira fagitire itariyo ya deplicata ngo tujye kugura imiti kandi iyo miti tubizi neza ko ihari bashaka kuyiba kuko bari bamaze no kutwiba ibinini byose twari twaguze byiwe byose babitwaye ubwo ibyo bivuyeho nabyo bagira gutya njyewe ubwanjye umurwayi yakoreshaga bike yahageraga akakumenya yashaka kukubaza akakwandikira uretse gato ahangaha niho ruzingira ahangaha ndashaka kugira ngo muhapenge attention kuko niho intandaro y'ibi byose iva ndashaka utega amatwi wumve abantu ntibashaka kuzamuka mu manure ngo dufata mu bazamure n'ubundi nta magift ari gutangwa cyeza azamuka ndashaka mutega amatwi wumve ndetse mute your mic uyu nguyu nawe gira network mu buzima ntabwo ndabibona tega amatwi wumve ahantu ikibazo ubundi cyahereye nawe ariyo ya deplicata wumve ngo tujye kugura imiti kandi iyo miti tubizi neza ko ihari bashaka kuyiba kuko bari bamaze no kutwiba ibinini byose twari twaguze byiwe byose babitwaye ubwo ibyo bivuyeho nabyo bagira gutya njyewe ubwanjye umurwayi
tega amatwi yakoreshaga bike yahageraga akakumenya yashaka kukubaza akakwandikira nibwo yanyandikiye ko bamuhohoteye nyine abaganga bakoramo hariya. gute rero mutega amatwi abo baganga twabimenyesheje ikigo n'ubundi ikigo ntiyagira icyo bibikoraho. Gusa hashize iminsi nibwo twabonye RIB ije gukora investigation yabo. Ntacyo byatanze kuko umuntu baramutwaye baramufunga igihe gitoya. Umuganga amaze kumufunga icyo gihe gitoya n'ubundi arafungurwa. Nyuma yo gufungurwa yagendaga avugana na bagenzi be mu buryo bwo guterwa imiti, kuko imiti n'ubundi ntabwo bari basigaye bayimutera, yagombaga gufatwa. Ibyo byose ukuntu yagiye kubagwa, ajya kubagwa muri sale dope. Impamvu yari igiye kugira ngo abagwe nyine ari ibyo bihombo bashyiraga mu kanwa bari bagiye kubyimura ngo babishyire ngo mu muhogo. Bavuyeyo rero nibwo batubwiraga ngo umuntu wacu ngo bibeshye ngo umwuka ngo urabacika ngo ujya mu bihaha. Ari nabyo byamutereyemo kuba bamushitura 18. Iminota 18 aragaruka tugitera ko yari yatubwiye ati mu gitondo araba yabyutse. Mu gitondo koko yarakanuye turabibona, ariko nyuma batubwira ko ngo bagiye kumutera imiti ikamusinziriza imukiza ngo bubabare. Kuva umunsi bamutera iyo miti ntiyongeye gukanguka, yari amaze ukwezi muri koma kunarenga. No way. Ukwezi yakojeje kuri 15 ari muri koma kuri 18. N'ikindi kibazo rero, nyuma y'uko yitaba Imana nyine tugiye kumwambika, twasanze inyuma hari ibikomere afite tutazi icyabiteye. Tubaje dukeka ko baramukoye n'impyiko. ngo iki? Mutega amatwi. N'ibyo bipapuro byo ku rukiko twebwe twatanzemo ibirego 4, barangije ibirego twarigaga ibitaro. Mwemuretse mutega amatwi. Reka dutangire kano mutega amatwi. Noneho n'ibyo bipapuro byo ku rukiko twebwe twatanzemo ibirego 4, dore ngo yodera barangije ibirego twarigaga ibitaro. Mutapinge batamanura bitewe n'imiti bamuteye itariyo n'ihohoterwa yakorewe. Bagize gutya babikuramo, bamaze kubikuramo bashyiramo icyo uwo musore wamukoreye iryo hohoterwa. Ariko n'ubundi twebwe ntabwo twigeze tugera ku bitaro ku itariki ya mbere y'ukwa mbere. Bisome neza ubirebe. Namaze kwibeshya, niba baribeshye urukiko nimba rwibeshya simbizi. Noneho bajya kwiburanisha ntibigeze batubwira. Bagiye kuburana, n'umuntu wamuburanishije ni mwene wabo bavukana n'uwo mugabo wamuhohoteye. Noneho ari n'ikizami badutumye kuri RIB baza kugikora ngo nimba cyitwa ngo swap of version. Nta nubwo bigeze baduha ibisubizo byavuyemo, kandi gikorwa mu masaha 72 kandi yari yararenze.
nakozwe n'abaganga ba hariya yego duhuje nyine n'uwo muntu kuko ngewe gutya nyine kugusubiza gutya byangora ukazajya umaza nkagusubiza ariko n'ibindi mu bipapuro twakohereje birimo byose ubisoma urebe. Okay. Godfather. Look. Hano. Murebe ahangaha. Kuvuga ngo aha. Soma iyi attachment yazanye. Urabona? Hano arambwiye ngo impapuro zose ko zifite hagira umuntu somera hano kabano. Haravuga ngo ako ni agapapuro yanditse mbere agifite ubwenge bwo kwandika. Jesus. Aka gapapuro karavuga iki rero karimwe iki? Ikibazo cyatangiriye hano kuri iyi miti. Murabona ko izi ngizi ni facture. Urabona ko iyi miti yaguzwe 567. Urabona iyi ngiyi 600. Urabona ko iyi ngiyi ni facture zavuye Faisal, batumye imiti Faisal. Turi kumwe? Izi ngizi ngira ngo urabibona, King Faisal urayibona. Ariko ngo iyi miti bayigeza hariya aho kuyimutera bakayiba, bakayigurisha abandi se. None tugiye kurebera hamwe hano ntubaze uko byagenze. Kano gapapuro uyu mwana yanditse karimwe ibiki? Hano urabona ko yambwiye ngo ako ni agapapuro yanditse agifite ubwenge bwo kwandika. Reka tugafungure. Ngaka agapapuro mwana yanditse. Wakansomera? Ushobora kuzumira ugasoma. Iki abenshi bati ntabwo biboneka neza. Uzi ko ntabwo mbibona neza pe. Uzi ko buroye ngo mbasomere. Siko nsigaye narigeze umusomera. Kwagiye soma. Abenshi bati si bose, harimo 3 dukorana. Uzi ko Ngoga yamfashe ku ngufu. Nabibwiye Emi gusa gusa numva ko nzamurega. Emi yambuje gusa nimbaho nzamurega. Emi yambujije kugira umuntu mbibwira. ayiwe bro mundebere ngiyi akangaka ni kuriya mwana w'umukobwa. Urabona hano kufati gusa nimbaho nzamurega. Ariko uziko umuganga hariya, uziko umuganga yamfashe ku ngufu. Nabibwiye Emi gusa nimbaho nzamurega. Emi yambujije kugira umuntu mbibwira. Jesus Christ. Jake urarenzwe wabasha gusoma bibi. Tugende gatoya. So ahangaha uyu Emi ninde wahishiriye iki cyaha? Ariko amakuru avuga ko uyu muganga wafashe uyu murwayi ku ngufu Libi yaramufashira mufunga. Mu majwi mwabyumvishe? Mana we mbega mu majwi mwabyumvishe ntabwo mwabyumvishe? Reka tugaruke kwa Ntuza. Umvisemo ahubwo ngo bamufunza akanya gato. Baramufunze ngo agere mu rukiko baramufunga. Bigaragare ko ari wewe wamwishe yagarutse ahita no namurangiza. Ngira ngo murabona ahangaha niho turi. Urimo kunyumva ahangaha rero uyu muganga gufunga uyu mugabo biravugwa ko uyu mugabo abantu b'uyu mwana w'umukobwa bakimanya ko uyu mugabo yafunguwe bagize ubwoba. Baravuga ngo reka nze Keza igira hino twagiye. Someye baruwa. Uretse Christian uretse gato gusa ndaza irabaza gusomeka. Ni ukuvuga ngo hangakanye basomereye ibaruwa. Turi kumwe? Kizanye Beransia akarere ka wiki uretse gato. Impamvu
gusaba ubusobanuro bw'impamvu bamubaze haruguru y'ikibuno. Ahangaha ni ukuvuga ngo bwana muyobozi, iyi ni ibaruwa bandikaga, iyi ngiyi ndatekereza ko ari bampaye ejo bundi, ntabwo ari ngi nshaka kubereka, ndashaka kubabwira ibaruwa ifite aho bafite impungenge. Reka turebe hano. Warebye ibi ni ibitaro bihe? Twagiye hano, reka tugende gatoya. Mwayirebye, reka basomere. Mutapinge screen batamanura, mutapinge screen bataza kutumanura. Hano ndashaka wumve. Ahangaha bakimara kumenya ko uriya mwana, bakimenya kumenya ko uriya muganga wanditswe muri karaga papuro ko yahohoteye uriya mukobwa, mu ntega amatwi bagize impungenge. Muri kunyumva? Bagize impungenge niko kuza babwira, bandikira ibitaro bavuga ko bafite impungenge ko uriya muganga wahohoteye umwana ko ashobora kongera kwidegembya, ashobora guhohotera umurwayi wabo. Hano ni ibitaro bya CHK byandikiye umuryango w'uriya mwana w'umukobwa. Banditse ngo iki? Ndashaka urebe neza cyane. Hano bati tumaze kubona, hano ni impamvu, igisubizo ku ibaruwa yawe madame. Soma hano rero basomere. Tumaze kubona ibaruwa yawe yo kuwa 16 Mata 2026 wasabagamo kurenganurwa ku bibazo ugaragaza akarengane kakorewe umurwayi wawe witwa Ishimwe Odira urwariye muri CHK. Mu ntega amatwi mwumve. Tukwandikiye tukumenyesha ko ikibazo cy'umurwayi wawe cyahise gihabwa umwihariko n'ubuyobozi bwa CHK. Kugeza ubu hifashishijwe inzobere mu gukora isesengura investigation ryimbitse rikorwa n'inzego zibishinzwe kandi zibifitiye ububasha kugira ngo hamenyekane ukuri ku byabaye, bityo hafatwe imyanzuro ikwiye kandi inoze hashingiwe ku mategeko agenga ubuvuzi n'uburenganzira bw'umurwayi. Ibi bigamije kwizera ko ukuri kugaragara kandi hagafatwa imyanzuro itabera. Turakwizeza ko mu gihe iri sesengura rizaba rirangiye uzamenyeshwa imyanzuro. Kubirebana n'impungenge, muhagarara hano mwumve hano neza cyane. Kubirebana n'impungenge ugaragaza ku buzima bw'umurwayi n'uburyo umurwayi yitabwaho muri iki gihe, turakumenyesha ko ingamba zose zakozwe kandi zikomeje gukorwa neza mu rwego rwo kumwitaho n'abaganga b'inzobere mu buryo bwizewe no kumukurikiranira umunsi ku wundi, umunsi ku munsi uko bikwiye. Uwo uvuga ko yarekuwe, muri kubireba, warekuwe nta ruhare yagira mu mikurikiranire y'umurwayi wawe. Ubundi byose bishingiye ahangaha murahabona, muri kubireba, urukumva? Umva, turumva turanabireba uko bikwiye. Ahangaha kano kanyuma, uwo uvuga warekuwe nta ruhare yagira mu mikurikiranire y'umurwayi wawe. Soko ntabwo hano bari bagaragarije ibitaro ko uriya muntu warezwe ko yamufashe ku ngufu, urukunyumva, ashobora kumwambura iki, ashobora kumugirira nabi mu rwego rwo kuzibanganya iki ibimenyetso, kuko urabona ko umwana w'umukobwa yari yavuze ko nagira amahirwe yo gukira azamurega. Tugende gakeya rero, munyumve neza cyane. Hano iyi baruwa ahangaha ngira ngo murabibona. So
ibintu byarakomeje ni byinshi cyane dore ngiyi baruwa wa mwana yapfuze ko nagira amahirwe yo kubaho azamurega ariko ntibyamukundiye ahangaha hano iyi baruwa ndatekerezaga murabona ya baruwa reka dusome iyi baruwa sasa ubundi dusomye iyi ngiyi tumaze gusoma ndatekereza iyi ngiyi ariyo yasubizaga iriya baruwa iyi ngiyi basubizaga iyi ngiyi uyu nguyu ahubwo yabazaga iki yasabaga iki bwana muyobozi